Angelique Rutayisire ndagushuhuje nishimiye kuguha ikaze muri iki kiganiro nk'umwe mu bana twariranywe twavukiye mu karere kamwe Ngoma ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda ubu hitwa Huye. Ababyeyi bawe abo muvukana bose ndabazi. Mama wawe yaranyigishije yabaye mwarimu wanjye. Uyu munsi rero umaze iminsi ushyize ahagaragara igitabo ngira ngo utuganirize nanjye mbonereho kumenya ibikubiyemo cyangwa se udushishikarize kuzagisoma. Nagira ngo rero Angelique nguhe umwanya utuganirize kuri iki gitabo rwose amavu n'amavuko yacyo. Umwanya ni wawe. Urakoze Karirima kunyakira muri iki kiganiro. Nkuko wabikomojeho nitwa Angelique Ingabire Rutayisire, umwana w'iwanyu Ingoma ya Butare ahitwa ubungubu mu karere ka Huye. Turaziranye mu buto bwacu, twarakuranye nubwo nyuma y'igihe twatandukanye, umwe agakora ubuzima bwe undi agakora ubundi. Ni imyaka myinshi cyane wabivuze ishize tutabonana, twongeye guhurira aha ngaha duhujwe no kugira ngo nkuko wabivuze ngira icyo nganiriza ku bazakurikira iyi video ibijyanye n'igitabo nasohoye nashyize ahagaragara hashize iminsi mike cyane. Icyo gitabo rero cyanditse mu rurimi rw'igifaransa, kikaba cyitwa D'un cœur chagriné à une plénitude de joie. Wambajije rero uti ugira icyo uvuga, ugira icyo ubwira abantu, wanditse iki, n'iki gikubiye muri iki gitabo. Iki gitabo mu magambo make cyane ahinnye ni ubuzima bwanjye, ni témoignage, ni amateka y'ubuzima bwanjye. Ntabwo nayanditse ngo nshyire ku mpapuro uko nabayeho, uko navutse, uko nakuze, uko nize, shyireho akadomo kuko ntabwo buri wese afite ubuzima bwe, ntacyo wenda byatanga nk'isomo kuzabyumva, ariko nacyanditse kuko ari amateka akomeye, aremereye, yandemereye cyane, kandi akaba arimo ibice bibiri by'ubuzima bwanjye. Mbisobanuye rero ibyo bice bibiri, icya mbere ni igice cyo mu buto bwanjye, uko nakuze, ibihe bikomeye naciyemo bya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 n'igihe n'imyaka yayikurikiye. Hanyuma hakaba n'igice cyangwa se saison ya kabiri iri mu gitabo, ikaba ariyo y'iki gihe nza kuza kugarukaho. Iyo saison rero ya mbere ngerageje kuvunagura amagambo kuko ni amateka y'ubuzima bw'umuntu aba ari maremare. Muri 1994 nabuze umubyeyi wanjye n'abavandimwe batatu twavukanaga. Navukaga mu muryango w'abana 4, basaza banjye 2 na murumuna wanjye mutoya nkuko ubazi. Uw'imfura iwacu bari abahungu 2 nyine, Eric Rutayisire hagakurikirwa na Gerard Rutayisire, hakaza jewe Angelique, hakakurikiraho umutoya witwaga Rosette. Abo uko ari 3 ndetse na mama umbyara barabishe, yitwaga Maderina Mukakimenyi, papa akitwa Rutayisire Benjamin. Jewe rero na papa twarokotse jenoside, tubaho mu buryo butoroshye. Kubura abawe ntabwo byoroshye, ibyo ntabwo ari isomo mpa abantu twese tujya tugira igihe tubura abacu, ariko twebwe byari umwihariko cyangwa particulier abamenye cyangwa se abagize ibyago byo gukorerwa jenoside. Nyuma y'igihe gito rero ubuzima bwarakomeje nk'abandi barescape navuga ngo bose, ariko jewe nyuma y'igihe gito cyane, imyaka 4, n'uwo twari twarasigaranye nawe arapfa. Papa wanjye nawe arapfa. Noneho sigaragiye nyine kuri iyi si mu muryango w'iwacu. Nagize igikomere kinini cyane kuko numvaga byari bihagije kubura mama na bene mama. Nibaza impamvu nyuma y'igihe gito cyane na papa agiye. Nakuze mbwirwe Imana idukunda kandi ishobora byose, ariko icyo gihe narayanze, numvaga ko jewe ndi mu mubare w'abidakunda, nkumva ko ikunda bamwe, iproteje bamwe, ariko jewe ndi mu mubare w'abidakunda cyangwa idaproteje.
ubwo rero ubuzima navuga ko bwakomeje kuko nari deja papa yitabye Imana, narakomeje amashuri ndi muri université, mbasha kurangiza, ariko ntabwo navuga ngo byaranyoroheye, cyane cyane ko yapfuye ndi mu mwaka ubanziriza wa nyuma, ku buryo uburwayi bwe busa nkaho nabwo ntabwo twatunguwe. Yarwaye kameme igihe navuga ngo amezi menshi, hafi umwaka, birangora, birambabaza. Aho yitabiye Imana nagize ikibazo kuko navuga ko numvaga ndi jyenyine ku isi, nubwo ntatunguwe ariko numvaga nsigaye pe ndi jyenyine. Mu mashuri naratsindaga, nagize Imana rwose, ntabwo nahagaritse amashuri cyangwa iki, nabashije kurangiza. Ariko abo twigana cyangwa se abo twabanaga muri campus, kereka abo twabanaga mu cyumba, nibo bari bazi des fois ko ngira ibibazo nkamera nabi, nkababara, nageze aho nk'itabi kugira ngo mbashe gusinzira. Ibyo nta bantu babizi, kereka bazabisoma cyangwa se abo twabanye mu cyumba. Ariko nkasinzira kuko nari narigeze kumva ko umuntu anywa agasinzira iyo byamunaniye kubura ibitotsi. Icyo gihe narabigerageje kuko nari ngeze ahantu ntabasha gusinzira, birakunda ndasinzira. Sinavuga ko ari umuti, ni bimwe mu gifaransa bita effet placebo, ariko nk'ibyo ni ibintu umuntu wo hanze yabo twabanaga atari kumenya. Mu magambo make ni ukubwira ukuntu ntari meze neza na gatoya, numva narihebye, numva nararakariye isi n'Imana nk'uko bajya bavuga. Cyakoze iyo Imana iramfasha, ayo mashuri ndayarangiza, mbasha kubona akazi, ubuzima burakomeza nk'abandi bose. Naje guhura n'uwo twaje gushakana, turimariya, hari muri 2001 ndangije université, turimariya, tubana neza, rwose ambera umuvandimwe, cyane cyane ko numvaga narasigaye ndi jyenyine ku isi mu muryango wacu. Burya habaho abavandimwe bo muri famille élargie, abakuzin cyangwa abakuzine cyangwa abatante cyangwa iki, ariko burya umubyeyi n'abana iyo utari muri ya cocon familiale, papa mama enfant, ibindi byose burya ni autour, niko jyewe mbibona. Aho nshakiye rero, aho nkuriye na Jean Marie, yitwaga Jean Marie Butare, numvise rwose mbonye umuntu nakwita ngo mbonye une nouvelle famille, umuntu nakundaga, twarakundanaga kandi tukaba n'inshuti. Voilà, tukaba n'inshuti, nkumva ni umugabo wanjye ariko ni nka musaza wanjye, ni inshuti yanjye, ni umuntu vraiment wongeye kumba hafi. Voilà, sinzi ukuntu nabisobanura neza, ariko navuga ngo kubw'ibyago byakomeje kunkurikira nyuma y'igihe kitari kinini, kuko ni imyaka hafi 9 twamaze tubana. Yaje kurwara nawe arapfa muri 2011 mu kwezi kwa gatatu, yitaba Imana. Aho ngira ngo nawe sinabona uko ngusobanurira, ni ikindi gisebe nacyo rwose kiyongereye ku bindi nabyo bitari binyoroheye. Nsubiye inyuma gatoya mu rushako, mu gihe cy'urushako, nsa nkaho natangiye gukira, ariko wenda navuga ngo narakize burundu, kuko burya hari ariko nari ntangiye kugira umunezero, navuga ngo rwose numva ari vrai, numva ari réel, numva nishimye ntakiri jyenyine, ku buryo apfuye byahise biba bibi cyane. Numva rwose numva sinzi icyo ngomba gukora, numva ndababaye cyane, numva y'Imana nongeye kuyibazaho, nongeye rwose kuyibazaho nguma
ariko ko kubaho ariko koko nkibaza ngo ese ntawe nifuriza kuba uruwe, ariko naribazaga ngo kameme nabuze benshi. N'uwo twari dusigaranye na nyuma ya jenoside yaragiye, n'uwo nongeye kubona ngo mbere umuryango nawe aragiye. Nkumva c'est un peu trop ku muntu, ku mwana w'umuntu. Ni ibyo nkubwira nabibwiraga Imana, ni totomba rwose, nibaza ngo kuki jyewe urandenganyije, navuga ngo urankabirije, kuko numvaga bindemereye ku buryo butoroshye gusobanura. Burya mu bibazo hari igihe wibaza ukabura igisubizo, ukongera ejo ukibaza ukabura igisubizo, ejo ukongera ukibaza na même chose ukabura igisubizo, ukagera ahantu umera nk'uhuye na mur. Narahageze numva meze nk'ugiye gusara, ariko nanone ndavuga ngo nta mwana w'umuntu uzagira icyo amarira. Narabibonaga ko kuganiriza bagenzi banjye ibimbabaje barabyumva, ariko nta wunyomora. Nari nkomeretse à l'intérieur, nari nkomeretse cyane, igisebe kigenda cyagurwa n'izo épreuve n'ibyo bibazo, ku buryo numva ko aho hantu nta mwana w'umuntu uzahakora ngo ahomore. Nyuma y'urupfu rwa Jean Marie rero Karirima, nakubwira ko nabisubira, ndumva nari nanabikubwiye ariko nabisubiramo rwose. Nageze aho umuntu ashobora gutekereza kwiyahura, nageze aho umuntu ashobora gutekereza ko yanasara. Numvaga ibyo byose bishoboka, kuko nabonaga ubuzima bwanjye bwose bwaragiye buba une série d'épreuves, gupfusha. Kugeza rero aho effectivement birangiriye, aho rero navuga ngo nanjye numvise ko rwose nta ubuzima bwanjye bwabaye ubusa. Nibaza niba hari icyo inyuma yaho hari icyo Angelique nzakora, cyangwa se nkumva nta sense ubuzima bwanjye bwigeze bugira. Ntibaza niba hari n'indi buzagira. Naje rero kugirirwa rwose, navuga ko aho niho nsa nk'usozereza incamake y'igitabo cyanjye. Muri cya gihe numva ndi désespéré, mbona imbere ari noir, nta kintu, nta kikinezeza, nta n'icyo mbona amateka mabi gusa naciyemo imyaka yose y'ubuzima bwanjye. Niho rwose niho nari ngeze ku mwisho, ariko Imana niho yanshyiriyeho po. Niho rwose ikiraro cyaziye. Icyo kiraro ni ikihe? Nuko nasanze Imana ariyo yonyine. Numvise ngiye gusara, numva nta cy'umwana w'umuntu yamfasha, numva nta numwe wakora aho mbabaye ngo ahomore. Ndavuga ngo reka nshake y'Imana nyisabe inkorere inkize nitankiza ndiruka mu muhanda cyangwa ndapfa. Iyo Mana yarabikoze, yumvise gusenga kwanjye. Nayigiyemo nyirunduriramo, kuko nta n'ikindi nabonaga gishobora kumfasha, kandi nari mbikeneye. Numvaga ko ngiye gusara cyangwa nshobora gusara. Iyo Mana yaranyumvise. Iyo periode noire igenda, lumière iza neza. Ngenda ngira amahoro, ngenda nezerwa, ngenda numva mu mutima wanjye hatangiye kuba restauré, hatangiye umunezero utangiye kugaruka, umwijima utangiye kugenda, amahoro atangiye kugaruka, surire iragaruka. Narijimye ariko surire iragaruka, ndanezerwa. Ntabwo ari umunezero nagize kuko yanzuriye abanjye,
ntabwo ari umunezero nagize kuko ingaruriye byibuze umwe mu bo nabuze ashwi nari tujuru jyenyine nkuko n'ububiri ariko umunezero uranyuzura ndabyumva ku buryo ya saison nkuko natangiye mbibabwira ya mbere ya saison nari nuzuye agahinda yizo epreuve zose kugeza ku rupfu rwa Jean Marie yahagaze ntangira saison y'umunezero ntaza aho uvuye nta nako explica nta navuga ngo ni parce que ceci cela kubera yuko uyu cyangwa oya Imana yonyine navuga rero ngo ni ikintu kidasanzwe que j'ai expérimenté kubera iki kuko iyo Imana sibwo nari nkimenya nakuriye mu muryango mama wacu uramuzi yatujyanaga mu misa adufasha amaboko turi abana batoya twakuze turi abakristo mu muryango uzimana ariko ejo bundi nibwo nabonye ko ya Mana nari nzi mu buryo religieux ubu ngubu nayimenye ariko maintenant dans la relation ni relation mfitanye nayo yankijije ntabwo ari Imana nabwiwe Imana mu kirere oya ni Imana ninji en relation nayo iyo relation irantransforma neza yankozeho irankiza ndabivuga je le crie haut et fort kubera ko ndabyumva nzaho navuye nta muntu numwe ushobora kunyumvisha ko hari ikindi ntacyo nzaho naringeze meze nabi cyane nzaho nagiye gushaka igisubizo nzaho ngeze uyu munsi. Angelique Rutayisire, nyuma ya mateka yawe y'izi témoignage sinzi icyo navuga sinzi icyo nareka gusa icyo navuga nuko nshimishijwe no kubona wishimye uyu munsi nkuzi uri umwana wishimye twese turi abana dukina turi mu miryango yacu ariko nyuma y'itemoignage numvise yuko ubuzima bwarakuremereye ariko ntago bwaguheranye ako kababo ntikaguheranye nicyo gikuru uzasoma igitabo cyawe uzareba yitemoignage duhaye azagira imbaraga ni ibintu byiza cyane nagira ngo rero ngushimire kuko kuri ubu butwari kandi nkwifuriza ibihe byiza Imana y'u Rwanda ikomeze ikurinde ikomeze guha izo mbaraga ubuziraherezo urakoze cyane.